saa 11 z'umugoroba ku wa gatatu tariki ya 6 Mata 1994 ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam indege Falcon 50 ya Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda igiye guhaguruka yerekeza i Kigali imutwaye we nabo bari bazanye mu nama. Uretse Habyarimana kandi iyo ndege igiye kugendamo na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira kuko iyo yari yajemo yagize akabazo. Tubibutse ko inama bavuyemo yari iri kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha amaze amezi 8 asinyiwe ya Arusha n'ubundi hano muri Tanzania. Ingingo ya kabiri kwari ukwiga ku kibazo cy'umutekano w'u Burundi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye w'u Burundi wapfuye mu Kwakira 1993. Ibiganiro byagenze neza, hafashwe imyanzuro itandukanye turaza gutangarizwa mu masaha ari imbere. Imyaka ibaye myinshi indege hanuwe, amaperereza yarakozwe, inkiko zabyinjiyemo, ubushakashatsi bwarakozwe, ariko ibimenyetso by'uburyo yahanuwemo byakomeje kuzamo igihu. Icyakora hari amakuru tutazi neza. Habyarimana yaba yarazi ko indege ishobora kuraswa? Uwo twari twicaranye atari la montagne iyo yuvugaga ko bashobora kubarasa, arabivuga aravuga ngo nitubibwire protocole yayoborwaga n'amagezi z'amajoro. Ubwo rero tubibwira majoro Perezida Habyarimana ati niba ndasaba ndase ndataha. Hari byinshi bitavugwa, by'umwihariko umunsi wo kuri uyu wa gatatu haba mu gitondo Habyarimana haguruka i Kigali ndetse nuko byagenze bageze Dar es Salaam. Retired Caporal Senkeri Salatiel yamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana. Ni umwe mu bari baratoranyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, hakiyongeraho ubumenyi mu kurasisha imbunda ziremereye. Yari mu basirikare bihariye 6 bari baratoranyijwe mu barinda Habyarimana ngo bamuherekeze i Dar es Salaam. Yari nasigaye ku ndege iriya ya Perezida. Jene ndi ku ndege hamwe n'abapilote. Ikipe yajyanye na Habyarimana i Dar es Salaam yahagurutse mu gitondo, hagiye indege ebyiri. Iya mbere ijyana barimo Caporal Senkeri na bagenzi be, indi iza nyuma gato ariyo Falcon yazanye Habyarimana. Impungenge ku byari kuba uwo mugoroba byigaragaje Habyarimana kigera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yakubiswe n'inkuba hasanze General Deogratias Nsabimana bitaga Castare. Uyu yari umugaba mukuru w'ingabo. Ibyo byabereye ku kibuga cy'indege babituguye natwe tugezeyo. Uwari wazanye nabo yageze ku kibuga rero asanga abonye Nsabimana ugiye ndamwereka ordre de mission kati sawa. Ubusanzwe ntibaho ko Perezida n'umugaba mukuru w'ingabo ntibajya bagendana mu ruzinduko. Na Muzehe Senkeri avuga ko ari ubwa mbere yari abibonye mu myaka 17 yari amaze mu gisirikare. Nawe nibyo yamuzaga atugiye he, niyo mpamvu hari yamuje ati ugiye he. Noneho bamweretse ordre de mission ngo niwe wazisinyaga n'uwitwaga Ruhigira, Ministre de la Présidence. Undi rero aramureka baragenda, niyo wateguraga abantu. Ahagana saa 10 z'umugoroba nibwo inama yarangiye, abakuru b'ibihugu bamwe batangira gutaha. Mu minota mike imodoka z'abakuru b'ibihugu zatangiye kugera ku kibuga cy'indege. Habyarimana nayo yahise ihagera isanga indege ya Ntaryamira yagize ikibazo. Umurundi yaje imbere y'umunyarwanda yagiye kwinjira mu ndege ye yanga kwaka, yanze kwaka. Noneho Habyarimana baraje ati none tugende, abasirikare kurana nabo basigare, abawe ari bo tujana nitugiye Kanombe. Ibyo ndavuga ibyo numvaga byo nareba byabaga ureba wari uhari. Ubwo rero yaburiye iyo ndege twebwe turasigara, abarundi binjiramo. Abarundi bamaze kwinjira havutse ikindi kibazo. General Nsabimana Deogratias wari umugaba mukuru w'ingabo na Dr. Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana banze kwinjira mu ndege. Byabaye ngombwa ko Perezida Habyarimana asohoka mu ndege akabihamagarira. Niwe we na Dr. Akingeneye, Dr. we barasigaye hasi. Noneho Perezida ageze mu ndege avamo ababuze,
niyo bwa mbere yari yagiye mu ndege akavamo. warabarebaga? nari ndaho mpagaze aho ngaho. ati akigeneye kusigaye ndavurwa nande. witaga Nsabimana rero twamwitaga Stari. ati njyewe nari iyo nzaze n'iriya ndege isigaye nizanira agasima kuri make. nuko nibwo bavuga ngo monte bahita burira. indege Habyarimana yafashe ikirere. byari biteganyijwe ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. abari ku munara ku kibuga cy'indege i Kanombe bo babimenyeshejwe ahagana saa 1 habura igihe gito ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. imaze kuraswa abantu batangiye kwicwa muri Kigali no mu bindi bice by'igihugu. kuri Senkeri na bagenzi be bari basigaye muri Tanzania, ibyishimo bivanze n'agahinda byari byose. indege bayihaniye nijoro. mwabimenye byari twari tutararyama tuyitaramye. hari nko mu saa 3 hari aho ngaho hafi aho ngaho. nuko wari manager w'ihoteli yaje kuba ati delegation y'u Rwanda iraha iri hehe. batubona bamuzanye ku mashambure yacu. nuko ati indege yabuze mu gifaransa ngo indege ibaye bati bona barimo bose barageze paje. twari twasigaye twijujuta ngo tuba tutashe, ahubwo byahindutse ibyishimo. mu byabaye byose hari ikibazo kitarasobanuka ko Habyarimana yari amaze iminsi ahabwa amakuru ko ashobora kwicwa, kuki yakomeje kubyima amatwi. we sinari ndi mu mutima we, ariko uko byagaragaraga we iyo bamubwiye ibintu yapfa kubikurikiza gusa ngo abyumve gutyo. Habyarimana nta gihunga yagiraga. bamubwiraga amakuru ahubwo akabasuzugura. igikorwa Habyarimana yakoze amaze kumenya ko ashobora kwicwa no guhindura uburyo yarindwagamo, kuko abasirikare bari bashinzwe kumurinda bongerewe imyitozo. kuko haje abafaransa nibo batangaga amabwiriza amasomo y'uko abantu bagomba kwitwara mu gihe nk'icyo. yaza guhindura wenda akarara cyangwa se yenda nk'uko bavuga ngo bagwigoma, pilote niwe bisabaga. akambuka akaza n'imodoka, kuko Habyarimana yaje ku Gisenyi n'imodoka nagaruka n'imodoka. ubwo rero urumva nibyo n'uzaba umupilote yateganyaga. urukiko rusesa imanza mu Bufaransa ruheruka guhagarika burundu iperereza ku ihanurwa ry'iyi ndege yari itwaye Habyarimana. impamvu ni uko habuze ibimenyetso simusiga byatuma hari abatangira gukurikiranwa.